babute ubundi mama tubona wumva wifuza ikatwamamaza waba wifuza kurya ku mafaranga yacu waba wifuza kurya ku biceri byacu waba wifuza kurya ku mafaranga ya Senta na Keza na Rusi ngana share usharingi aya mavideo yacu numara gusharinga ukande subscribe numara gukanda subscribe ukande like numara gukanda like wandike comment rero muri iyo comment ukishyiramo namba yawe urabona ibyo ushaka byose caca ubwo se What's up guys, welcome to the Kasha Media Dista for Ready Stock. Nk'ibisanzwe uyu ni wa mwanya w'abakobwa banyu mutegereje muri bene. So guys, mumeze mute? Twe turi mu mavuta tumeze neza. Ndi kumwe na Keza ndetse na Senta. Keza umeze meze fresh ndashima Imana wallahi ndashima Allah. Ahantu uvuye basigaye amahoro. Amahoro Gahera neza barashima Imana nubwo mba mavuye batagushaka ariko mvuyeyo. Bateka njye kuri abantu banje mw'abantu Senta wowe umeze ute? Yego man ibintu ni ibisazi. Ibintu meze neza. Ibintu ni ibisazi mwaka tutangiye mu busazi oya nago nasaze byo busazi uvuga ngo ibintu meze neza yego nibyo ubwo ngubwo rero meze neza nta kintu navuga se mwana meze ni ibisazi wa mugani we umwana meze ngo umwaka arumva ni ibisazi gusa kuko ibintu byose urabona ko bikora mu busazi na hahandi twari turi akoze ukorera byo hari ahantu tuvuye Kambatera Story ntabwo njye nazerera hari ahantu tuvuye ya Senta ubusazi yarafite oya reka mbivuge byose ndakwingenza oya nabyo ni ingenzi rata ya Senta yifate avuye anga abantu bumirwe mavuga se n'ahantu twari turi oya reka mbe maretse wenda wowe reka amaceceka ariko yasebye ibintu byihane biriya bintu nukurusha uko twifashe umwaka awutangiye ari insazi hari ahantu twagiye muherekeje muri farumasi ngo hari utuntu yari yarwaye mu menyo agezeho muganga amazi se Senta ukoresha pe arabangoresha davati arasha nyereka mbivuge neza muri kunyandereza ni ibisazi nuko reka mbivuge Keza arabeshi Keza tujye muri farumasi oya njyeka mbivuge wenda nshobora kuba ntarabikubwira ariko reka mbikubwire oya niwe bikoze Keza tujyane muri farumasi ambwira ati rero Rusi ndumva ndi kubabara amenyo ambwira ati rero ibyo ntabwo wabyiherera naka tugende ubwire muganga tugezeyo Keza bati se urababara gute amenyo yawe se yaracukuse ati reka da none se amenyo atararya gusa byonyine ayimbere muganga ati none se ukoresha korogate muganga atarasoza na gate ati davati reka mbabwire ukuntu byaje reka mbivuge byose kabanza mbisoze muganga araseka nanjye ubwo nari nageze hasi none ngewe sinzi no kwirarira hasi kwitaka none nicaye nako ni ku makara ayo twarinjiye abona tibe urumva amaze kubona tibe ati kagatibe gakesha mu maso ntizikurusha davati buze davati muganga nawe araje ryunzemo bajije ndavuga ati rero ko gati nkoresha nge ni davati rata Keza musima busanzwe akunda gukotora gukotora n'utuntu ke ukunda gukotora pe ngo ndi kudownloadinga machine muri filime nagaruyu yewe se byafata ngo nambaye nganga amatwi ku maherena no kuvuga abantu turi kumwe bakunda gukotora Imana ishimwe n'akoto yanjye bazi pe amakoto bayambara amakoto congratulations maga wow congratulations nice one amakoto ku maherena ashana nawe iki kiganiro kirabavanamo yewe ibintu byanjye byose mba ndi proud yabyo ahora ari seriye kera kigabwiye ni moteri nk'undi ngiye ibintu byanjye byose mbikora mpora ndi seriye mu minota 3 ya mbere bahise bamujyana ahantu bitaga muri staff aho hari mwibage baba we nyine ahantu ni bavuga mu wumve baravuga tuje abana bakina kandi dore ngo ibintu byose ubikora uri seriye
ngo byose ubu no kuvuga ibintu by'inkumi byancanze pe amabaga ari kugwa ese ubundi ibi bintu babifata ba mungire inama razi ubu nahinze ubu nabaye inkumi ndahindagana ubu ibintu byancanze ntazi ko mbigenza ntibanze ngo bishyire hasi nahabonye shaho mbishyira sha namwitonze turaje dutangire ikiganiro mwe mwitonze turaje noneho nakora murakoze kuba mwari mwitonze murakoze ubu ngubu tuje tumeze gute turi mu mavuta okay so guys uyu munsi tuje kubabaza ngo ese koko Bruce Melody Munyakazi ewana oruwaye umufana menya ko bigoye kwanga uzi karimba nk'umuntu wigeze kwiyahura kiziri ku kigacika shaka amazi ubwatsi narinde kure bambwiye nabi sorry so koko we na Tiger B Tiger the Ben Tiger B ese koko ese koko bari guhangana cyane scam bari guhangana se ntabwo bibona barahanganye 2 koko oya senta ari kumbwa ngo ni scam kandi njye mbona buriya bahangana pe mbona Tiger B none ngewe kuri Tiger B ntago wabyumva nushaka undebe nabi ibyo ntago bindi nanjye kuri Bruce Melody papa Munyakazi 001 none se Keza banza umbwire wayo uhagaze ubundi kuri Munyakazi ubona ari iki kintu cya danje akora na senta ita akunyomoza ko nahagaze Munyakazi indara bro indara Munyakazi Yes Munyakazi nyine ni indara mu bijyanye n'iki uramuhungu ubundi niba habaho n'ibintu mudakwiye kuvuga Bruce Melody bari bari kumuhamagara pe Bruce Melody turi mu kiganiro iyo ndimo kuvuga Bruce Melody biba ari Bruce Melody komeza nyine yego Bruce Melody Munyakazi 001 umutima umuhungu arakora bro arakora nta bintu by'imikino akora iki kirenze ku bandi tujya gutangira umwaka yasohoye Munyakazi nyuma yaho gato ahita asohora ariko pompo njye nari nyiteze mu myaka myinshi yarangiye iriya projet mana we dore projet yatinze ako yaje iteguye gutinda se gutinda no se yiteguye ite gutinda nta ukuntu trending ni nkuko nuza Kevin Kade yasohoye Nyiragongo agasohora Nyanja ikatrending urifata Bruce Melody ukamugerera of course never hari ikintu mutazi buriya hari challenge hari umuntu wankoresheje challenge arambwa ngo Chris Easy ngo The Ben ngo Bruce Melody ngo umwe mugire ngo umukozi wo mu rugo of course Bruce Melody sorry nako TUP 240 niwe wabimbajije we arambwa ngo komanda se wumvaga nge yumvaga Tracy nyine sinzi ma Bruce Melody wabigenje uje kujyaho bireba wabivuze oya uje kujyaho bireba ntabwo wabisubiramo oya suko ngo sinabisubiramo gusa hano turi he bidekasha ibyo ngibyo ari byo kuri TUP nukuvuga ngo subscribe muzikore sibyo ibyacu ni ibya TUP ni ibya TUP niba njye TUP nawe wabaye korabo of course yego kabisa TUP nawe reka ndemere uyu mwana arakwica TUP ahantu rubibonye arakwica naramuremeye nawe ati kamuye korabo arakumaramo umwuka izina rye wenda nawe ahari abavuga ko yamaye korabo ariko ninjye wayimuhaye kuko twari turi kuri chano ye babita kwitani ba mwana twari tubiveho ibyo twari turi ku kintu cya Munyakazi boro za Munyakazi mbira boro za The Ben Tiger B ahagaze ate muri uyu mwaka ubundi njye The Ben simufana ngo yasohoye iki muri uyu mwaka just nubihe byose The Ben njye nakuze mwumva we na Meddy nakuze mwumva ewana bajya muri Amerika so ya senta uravuga iki shamva njye nabivugaho nyine
yaba ari Tiger yaba ari Bruce Melody ni abantu bamwe njye ntawe nta ruhande mpagazeho nyine mbabona bose bakora ibintu bimwe kandi byiza bidushimisha so simvuga njye bira bintu bari no kuvuga ngo barimo barahangana ntabwo ndi kubyemera ntabwo ndi kumva ari scam man sibakoze kiriya gitaramo cya The Ben yatumiyemo Bruce Melody nigeze kumva abantu nyine bari bahanganye bya danje urumva umwe nyine ku ma social media noneho bakabahanganisha ugasanga umuntu ari kuba urafana nde impamvu ndi kuvuga ko ari scam abafana barebare bari bahari Musinga yafanaga The Ben nuza Pirate wo muri James afana Bruce Melody noneho banakoze ikiganiro bahanganye bari kubwirana noneho ntabwo ari scam man noneho njye mbona scam man ntabwo ari scam ya center banumva ari views bishakira nyine banumva ari amafaranga no kuvuga ngo banumva ari amafaranga banumva nibyo nyine barishakira views ntabwo ari scam no kuvuga ngo buri umwe ari Bruce Melody urumva ariko ari we aranavuga ati njye muhanzi mu Rwanda tu wadanje urumva kuki batabipanga banzu nyumve na The Ben urumva nawe akavuga ati ninjye muhanzi noneho baravuga ngo dukore iki duhangane kuki utakumva ko babipanze mu buryo bwo kureshya umufana wenda byashoboka ntabwo twari turi kumwe nabo bajya kubipanga nta nubwo twari turi kumwe nabo bagira igitekerezo cyo guhangana ariko by the way baduha ibintu byiza baduha show ibintu biramutse binabayeho ku bandi bahanzi bakajya bakora competition Burna Boy na Davido muri Nigeria kuno bameze Burna Boy akavuga ati wana ninjye legend ariko nanone twakibuka ko muri Nigeria tubero mu Rwanda hari Kiss Daniel ubundi bino bintu bya The Ben na Bruce Melody aramutse hajemo nk'undi muhanzi bakaba batatu byaba ari sawa n'abandi bakabijyamo ese abandi bahanzi kuki babavugiramo namwe mukora umuziki hari indirimbo Kenzo yasohoye iriya ndirimbo nyine asa nk'aho ari kubacyurira hari indirimbo The Ben agiye gusohora ari kumwe na korali bita Imana bita Gisubizo Ministries yego Gisubizo Ministries indirimbo y'Imana of course ariko The Ben hari akunda gusenga pe kandi buri akambabwira ibintu birimo Imana bigenda neza niyo mpamvu namenya akazi arasenga remember mbere y'uko umwaka utangira yasinze ahantu yari urumva bari barimo gupanga ibyo by'ibitaramo yavuyeyo yirukanga kugira ngo saa sita zimusange mu rusengero na The Ben naho nawe yari ari mu rusengero nawe yari arimo yabivuyemo yiruka kugira ngo Imana nyine ibumve saa sita zo gutangira umwaka zo bose zabasanze bari mu rusengero nuko ngo umwaka bawuraje ariko by the way njye ntabwo bawurashe ndimo wari uri ikambabwira ahantu narindi mu rugo ariko hari shokoko mana nyine numva ngo biriya bintu byo gutangira umwaka narabikunze Imana imbabarire Yesu we ndasaba Imana imbabazi nafashe telefone ndayicaginga yari nka saa 3 mvuga ngo urabona hari aboro tubana nsengero zigiye hari barazikanazo urumva ndabatika mbe nsinzireho gato byari nka saa 2 n'igice ndabatika nsinzireho gato saa 4 n'igice ndatambyuka ntangire nsenge nyine ubwo mu nzu nyine mwese ni mwari muhari ngo nsenge iyo mama hari twari buhamagarane basi tukanahura tugasenga tugashima Imana none ndabatika mbe nsinzire niciye mu gitondo ayiwe cyo kuze ngiye kuri 31 oya kuri 30 z'ukwa 12 nari nagiye gusenga hariya i Remera hari i Remera munsi ya BK Arena na Stade Amahoro hari urusengero rwa ADPR ruhari mana nukuri narindiyo ariko natashye kare urumva nari bugindera kandi nyine urumva ni kure natashye kare pe natashye amateraniro atarangiye gusa ninkubwira ngo mana byari byiza
nyine byari byiza pe. Motivation yo kujya gushaka aho nsengera kuri Bonani ku ya mbere. Nagiye gusenga nambaye. Reka ngiye kuri Noheli no Keza mu bitaramo. Yego. Bitaramo nyine bitaramo bibanza kugira iminsi mikuru. Nabaga mbirimo cyane. Imbere cyane. Amina haleluya. Ese tara nubwo nyine musenye ngo yicara inyuma. Aba yicaye imbere. Imbere imbere no mukatolika w'indani. Katolika ariko buriya ngiye buri. Amina haleluya. Amena se mukatolika bavuga Yazakuzwe iteka ryose. Nyagasani Mariya bane nawe. Nyagasani Yezu abane nawe kandi muhorane. Amen. So twari tukiri ku bahanzi bacu. Munsi naho dukoresha iminota myinshi, dufite akazi kenshi. Dufite akazi kenshi ewana nyine nuko tuba tubakumbuye tukavuga ngo tubashikeho ese mwatubabariye tuba duhari dufite byinshi byo kubaha imbere. Mwebwe mudushakire ikintu bita iki ibintu by'ama opportunity menshi nyine mutumenyekanishe. mukoreshe ya nyinshi mubasharinge. ubundi numara gukora share nyinshi tushyira namba zawe muri comment tugutema wowe nimero iri muri momo ikubaruyeho tunagutamo ubundi mwabaye muti mwamu byumva muti ubundi mwamu tubona wumva wifuza ikatwamamaza. Waba wifuza kurya ku mafaranga yacu? Waba wifuza kurya ku biceri byacu? Waba wifuza kurya ku mafaranga ya Senta na Keza na Rusi? Gana usharing aya mavideo yacu. Numara gusharinga ukande subscribe. Numara gukanda subscribe ukande like. Numara gukanda like wandike comment. Noneho muri iyo comment utushyiramo namba yawe. Urabona ibyo ushaka byose. ubwo se ubwo icyo ahubwo nukuri muzane tubamamarize ko Keza umvishe Keza publicity akoze kano muzare tubamamarize nuko ari bamushaka amafaranga mutugana iso Keza dusoza nicyo wabwira aba bantu bari guhangana nyine yewe bwa mbere na mbere nyine guhangana ni byiza bituma buri umwe agira umuhate wo gukora akavuga ati nantsinda abafana banjye barambona gute nantsinda biragenda bite so bituma bagira imbaraga zidasanzwe byandi ndavuga ati nzakora indirimbo igihe kiniki abafana banjye nzabatamo igihe nshakiye igihe nzabona time hari tuzi twinshi mfite gukora ariko bino byo gukompeta bituma bagira imbaraga. Noneho ngo Bruce Melody ngo yaravuze before nyine ngo ngazakubita The Ben agakoni kuki niyo kunda abafana ba Bruce Melody bati Bruce Melody no umugome ese byagenze ati no umugome pe ati se nyine ubwo bari mu kiganiro kirego cya M11 noneho ese byagenze gutati ati Bruce Melody avuga ngo azakubita agakoni The Ben kunda atamukubita umunyafo ku kibuno azane ikibando muri make nyine Rusi ibintu barimo gukora n'abandi bahanzi baramutse bagiye bagira competition ariko se ko nta comment nigeze mbona ku bandi bahanzi nicyo mba nibaza abari abahanzi bandi ntago babivugaho ntago nyine bibareba. Okay nyine baramutse bagize competition urumva baramutse bagize competition nabo bakagenda bakompeta ubwabo byabahereza imbaraga zo gukora cyane natwe biradukura tumenye ese koko ninduri butsinde to dufite amatsiko ama views ariyongera abafollowers bariyongera kugira ngo turebe nyine ni biki bikurikira ninde watsinze ese ninduri butsinde muduha amakuru muduha icyo tuvuga twakazi kacu nukuvuga please muduha icyo tuvuga mwidutuma tubura icyo tuvuga so The Senta wowe urabyumva gute? Shangiye uko mbyumva nkuko n'undi nahereye kare mbivuga. Byaba competition byatari competition mwe mukomereza utu niyo byari na competition mukore n'izindi zirenza aho ngaho kuko biri gutuma mukora cyane nyine tu muri kuduha show muri kuduha boro za danger izo ndirimbo zanyu ziri kuza zitwika mwe mukomeze mukorera aho ngaho mukorera imbere ndabakunda ngenda n'abafana ubundi buri oya ngenda abafana mu maboro za danger mva komeze mukorera imbere
So guys mwakoze cyane, njyewe icyo ndimo ni ukuvuga ngo Tiger B ukomerezaho, Munyakazi nawe ukomerezaho, ndetse n'abandi bahanzi bazamuke bavuga ati ese ku isoko bimeze bite, dukora iki? bashaba dushakire ama content nk'abantu bo kuri muduhe content utuntu dushyashya buriya Debere na Bruce Melody bagiye tuzana akantu gashyashya kihanga tubavugeho. So rero n'abandi nimuze muduhereze ibyo kuvuga, nicyo dushinzwe, nicyo twavukiye, niyo mpano dufite. So guys mwakoze cyane, Keza wakoze cyane, wakoze cyane Lucy, God bless you, Imana iguhe umugisha, ni ukuri pe. urakoze cyane, urakoze cyane kunsabira umugisha, nawe Imana ikubere karindwi. Jacenta wakoze cyane, nawe wakoze cyane. So guys nawe mwakoze cyane, dukumburane, duhurire muri za comment Keza yababwiraga, ushiramo nimero zawe, wowe no ukora ibintu bya amafaranga ahari, ikitabuzana n'amafaranga mane, mwashyiramo nimero zanyu tubakandira akanyenyeri, turahari igihe cyose tubahereze amafaranga. Bye.